ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukunzi wa kadasohoka wa Rwanda 24 News TV ndagusuje naguhaye ikaze we tukomeje kubana kuri uyu muyoboro mugari kugeza amakuru agezweho kandi amakuru abayizi wavugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twatuje muri studio kugira ngo twize amakuru agezweho arimo avugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byagomeje gufata indi ntera, tuje kuyasesengura ku buryo bukomeye. Turakubwira ko igisirikare cya Vetura umugambi wacyo wamaze kubapfana muri Rwito nyuma y'uko igisirikare cya FARDC akitaka by'igitero nk'uko bari bamaze kubitegura. Turabyinjiramo ku buryo bukomeye cyane, turebe se Vetura akucyo umugambi wabo bapfanye, se igisirikare cya FARDC cyaba cyamenye amakuru y'uko bagiteze ambushi. Turabisesengura ku buryo bukomeye cyane. Turinjira Igoma turebe se abaturage batuye mu mujyi wa Goma ku ruhande bahagaze n'urese barifuza Vetura cyangwa se barifuza igisirikare cya FARDC. Byose turagenda tubiganiraho ku buryo buteye ubwoba, tuyikoza akanyabacyonga turebe ko imirwano ku mirongo y'urugamba bihagaze. Byose turaza kubyinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Reka n'ubundi banze gusabe gukanda subscribe, kandi comment, like ndetse na share kugira ngo tuze kurebera hamwe amakuru yacu uko yakabaye ku buryo burambuye. Reka n'ubundi tudatinze tuhite twanzika kuri no nkuru irimo itugeraho muri ano masaha. Nambushi Karundura igisirikare cya Vetura cyari cyamaze gutega igisirikare cya FARDC muri Bwito niho amasimisi atutumba intambara. Karundura uruhande rumwe rushaka gufata kino gice cya Bwito, gusa igisirikare cya Vetura cyageze mbere ku rwego rukomeye nyuma yo kwakira amakuru ko igisirikare cya FARDC kibuze kuhagaba igitero ndetse bakanashyira n'ibirindiro, biza gutuma ingabo za Vetura zizinduka kare mu rukerera mu ruturuturu ngo bajye kureba uko bamara kuhitambika bagafata abino bice, ndetse n'ingabo za Vetura zikaza gukubita igisirikare cya FARDC muri ambushi Karundura. Gusa amakuru atugira avuga ko igisirikare cya Vetura cyateze ambushi kare mu ruturuturu mu gitondo cya kare, gusa ntabwo byaje kubera kuko umugambi wabo waje gupfa. Igisirikare cya FARDC ntabwo cyaje kunyura muri izo nzira bari bamaze gutegura. Ese ikibazo nyamukuru igisirikare cya FARDC cyaba cyatangiye gukoresha ubutasi buhambaye ku buryo bukomeye, ku buryo baza kumenya ko igisirikare cya Vetura cyaba cyateze ambushi cyangwa se Vetura yaba yateze ambushi nabi, kuko amakuru atugeraho avuga ko igisirikare cya FARDC cyamaze gutegwa ambushi Karundura ku buryo buteye ubwoba n'ingabo za Vetura, ndetse n'uwari kuza kurokoka ari kuba ari uwo Imana yahaye umugisha cyangwa se aruza kuba ari inkuru y'ibyababayeho. Gusa ntabwo byakunze ko igisirikare cya FARDC ntabwo cyaje kugaba igitero. Ese nubwo ahubwo gishobora kuba cyagize ko cyamaze gutegwa ambushi cyangwa se gifite amakuru make ko gishobora kuba cyamaze gutegwa ambushi, bigatuma kitaza kugaba igitero hano muri Bwito, kuko imirwano n'ubundi yo izagenda ikomeza, ndetse igisirikare cya FARDC ubundi mu gutsindwa cyamaze kubishyiraho akarongo kivuga ko bitazongera, ndetse nta gace kamwe bazongera gutakaza, nk'uko n'ubundi ukwezi gushize uramaze kubisezeranya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kilombo. Gusa n'ubwitoho ntabwo ibintu bimeze neza ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Kano gace ntiwavuga ngo gafitwe n'isi ngabo, kuko nta gace na kamwe kafite ibirindiro bikomeye cyangwa se kabe kagenzura 100% baba babisikana ku rwego ruhambaye, bakwepakwepana batinya kurasana, igisigaye kimwe gitinya ikindi. Gusa ikibazo nyamukuru gihari nuko amambushi Karundura arimo ategurwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'ibitero bibuze kuhagabwa mu minsi iraza kuza, ndetse hakaje no gushingwa n'ibirindiro ku ruhande rubuze kuba rwatsinze. Nako abaturage batuye muri bino bice bya Bwito bavuga ko bafite ubwoba bukomeye, ndetse bamwe namwe ngo batangiye guhunga nyuma yo kubona ko igisirikare cya FARDC ndetse na Vetura bishobora kuza kwahura rukaza no kwambikana muri no minsi iraza kuza. Byatumye abaturage benshi baganiriza itangazamakuru bakavuga ko bamwe muri bagenzi babo bamaze no guhunga, n'undi bafite ubushobozi ndetse nabo ngo mu minsi iraza kuza aribuze gutangira guhunga, kuko ngo bafite ubwoba bwinshi cyane, bitewe nuko bino bice byose imirwano igomeje kugenda ihabera, kandi ari imirwano ifite umuvuduko uri hejuru, ndetse bikanagaragara ko abasivili bagomeje kugenda bagwa muri no mirwano igomeje kugenda ihuza FARDC n'igisirikare cya Vetura. Ariyo mpamvu nyamukuru bagomeza kugenda abaturage bahungira mu bice bigiye bitandukanye. Gusa amakuru avuga ko abaturage benshi bahunga muri bice kuyamo imirwano berekeza mu bice Vetura yamaze gufata. Ari nayo mpamvu igisirikare cya FARDC kigomeza kugira umujinya ukomeye, kivuga ko abaturage bahungira mu bice bya Vetura abataba bagiye Vetura bamaze kubashimuta, bagomeza gushinza Vetura ko ariyo ibuza uburenganzira bw'abaturage batuye muri ibyo bice guhungira aho bashaka
Kongo M23 ibitambika ikaberekeza mu bice byayo kugira ngo igaragaze ko ari by'ukuri. Ni mu gihe abaturage bo bavuga ko impamvu nyamukuru bahungira mu bice bya M23 ari uko ariho habura umutekano wizewe ndetse no kuba igisirikare cya M23 kitahohotera abaturage batuye muri ibyo bice. Niyo mpamvu nyamukuru bahahungira, gusa ntabwo bahuza na leta ya Kinshasa. Nyine ku ruhande rwabo bagomeza gushinja igisirikare cya M23 ko kigomeza gushimuta ndetse no gutegeka abaturage ko bahungira mu bice bafashe kugira ngo bagaragarize amahanga ko bagomeje gufasha abaturage. Ariko nanone ku rundi ruhande abasesenguzi bagiye batandukanye ndetse n'abavuga rikijyana, abanyepolitike batandukanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bavuga ko igisirikare cya M23 kigomeza kugenda kirusha umwuga igisirikare cya FARDC mu bijyanye n'imikoranire n'abaturage ndetse no kugenda babatabara, kuko uko amakuru agenda ava hirya no hino ku mirongo y'urugamba agenda agaragaza ko abaturage benshi bagiye bapfira mu maboko y'igisirikare cya FDLR Wazalendo FARDC ndetse n'igisirikare cya SADC Abarundi ndetse n'imbonerakure. Nyine ihuriro ryose rigwana ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bagomeza kuza imbere mu bwicanyi ku ruhande rw'ingabo za M23 byo bigomeza kugenda bijya hasi. Iri ni perezida ryakozwe ndetse inashyirwa hanze na societe civile zikorera mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru hose bagiye bakusanya raporo zagiye zitangwa ndetse bagenda bigaragaza ko igisirikare cya M23 kiza hasi cyane mu guhohotera abaturage, mu gihe igisirikare cya FARDC cyo kiza hejuru cyane mu guhohotera abaturage, mu kubasahura ndetse no kubashimuta. Aya makosa yose kino gisirikare genda gikora niyo agomeza kugenda agirwa ibanga ku ruhande rumwe cyangwa urundi, gusa n'ubundi amwe namwe agenda agaragara ndetse akanashyirwa hanze ku ruhande rwa leta Kinshasa. Bikomeje kugenda bizamba, ari nako Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomeza kugenda akora impinduka zigiye zikomeye mu gisirikare nyuma y'uko bagomeje gutsindwa ku mpande ndetse no kugaragaza amakosa agiye atandukanye. Gusa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntajya avuga ku by'ubwicanyi kuko abizi neza ko afitemo akaboko ke ndetse n'ubundi turagomeje kugenda bigaragaza ndetse avuga ko amahanga akwiye guhagurukira kino kibazo ndetse n'ubwicanyi bugomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagira icyo bakora kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa M23 cyagiye kumwamagana ubwo yatangiraga uruzinduko mu bihugu by'Uburayi, ubwo yerekezaga mu Bubiligi akajya mu gihugu cy'Ubudage ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni naho igisirikare cya M23 binyuze mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congolais muhuzabikorwa mukuru Colonel Nanka yagize icyo atangaza ndetse anavuga ko anenze cyane uburyo bukomeye ingabo za FARDC zigomeje gukorera muri bino bice by'uburasirazuba ndetse anavuga ko bishyizwemo akaboko gakomeye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ari naho yahereye abaza Ubufaransa impamvu ugiye kwakira umwicanyi karundura. Ari nako iyi nkuru tuyivaho tukerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Reka tuba twikoze i Goma turebe uko bimeze. Abaturage batuye mu bice bya Goma baratangaza iki ku ruhande rwabo? Bamwe bati M23 ntago tukeneye muri bino bice, abandi bati M23 irakenewe. Ese ko bari mu rungabangabo ibi byo biraza guhaka iki? Mu gihe abaturage bavuga ko M23 itagakwiye kugera muri bino bice, n'undi ku ruhande rumwe ko abaturage bavuga ko babayeho mu buryo bubanejeje kuba igisirikare cya M23 kitari gukontora uyu mujyi wa Goma. Mu gihe ku rundi ruhande abenshi bavuga ko M23 bwo yanatinze kwinjira muri uyu mujyi wa Goma, mu gihe n'undi M23 abujwe kwinjira muri uyu mujyi wa Goma bitewe n'ibitwaro karundura igisirikare cya FARDC cyashyize mu nkambi ya Mugunga, biza kubangamira ndetse imirwano igomeze kuzajya ibera muri bino bice. Gusa abaturage ntabwo bose bari gushyigikira uruhande rumwe cyangwa urundi, ari nayo mpamvu bagomeza kuvuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutakarizwa icyizere ku ruhande rumwe, kuko niba abaturage batuye mu gihugu imbere basaba ko M23 yaza, abana nabo bagasaba ko itazurumva ani bwabo uburyo bugiye bukorwa n'abaturage bagenda bagaragaza ko bari kugenda batakariza icyizere Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko bigenda bigaragara. Ndetse tunakurikije raporo yakozwe n'ikigo mpuzamahanga gikorera muri kaminuza ya New York ubwo bakoraga ubushakashatsi ku bijyanye n'icyizere baha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, byagiye bigaragara ko benshi cyane batamuha icyizere kirenze, ndetse by'umwihariko byagera ku bantu bagiye biga abarangije amashuri yisumbuye na za kaminuza bo bagendaga bagaragaza ko icyizere cye kiri hasi. Gusa gihabwaga n'abaturage batize ndetse na benshi batuye mu cyaro bavugaga ko iyi ntambara igomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo nyamukuru ari uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwitsinda bizamugora, niyo mpamvu n'undi M23 yavuze ko byatwara imyaka igihumbi kugira ngo
igisirikare cya FARDC kibe cyakwigarura bino bice byose ingabo za M23 zibarizwamo. Reka iyi nkuru nayo tuyive ubwo twereze ko ino nkuru yindi ivuga ko abasirikare ba M23 bagomeje gukora ibishoboka byose ndetse no gutabara abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye abagiye bakurwamo ndetse n'abagiye basenyerwa n'intambara. M23 igomeje kugenda ibafasha ku rwego ruhambaye, ribafasha nyuma y'uko n'ubundi amahanga yose yateranye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga nuko nta kintu kivugana kino gihugu bitewe n'uko ubwicanyi bwakomeje gufata indi ntera ndetse na guverinoma nayo ubwayo itacyumvikana ku rwego ruhambaye. Gusa Tshisekedi Tshilombo agomeza gushimangira ko amaherezo y'ino ntambara azayitsinda, mu gihe kurana rw'abavuga rushimangira ko amaherezo y'ino ntambara ari Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uzarangira avuye kuri buno butegetsi bwe bwose burangiye bushyizwe hanze, hakavuka guverinoma shyashya ndetse na guverinoma irengera abaturage b'abakongomani mu bice byose bagiye batuyemo. Reka dusoreze Kanyabayonga turebe uko umwuka wagaze Kanyabayonga nyuma hafi y'icyumweru cyose igisirikare cya FARDC n'ingabo z'abaturage zibarizwa muri bino bice. Ese umwuka wagaze ute? Abaturage bati ni ikibazo gikomeye cyane kuba utakwambuka uva mu gice kirimo ingabo z'abaturage ngo ujye mu gice kirimo ingabo za FARDC bitagufata nk'umugambanyi. Baravuga ko bangamiwe ku buryo bukomeye cyane kuba batari kugenda bazenguruka uno mujyi ndetse no mu nkengero. Abari mu nkengero baraguma mu nkengero ndetse bari mu mujyi nabo bagume mu nkengero. Umva ko ari ikibazo gikomeje kugenda akibatesha umutwe. Baravuga ko hagakwiye kugira uruhande rumwe rurekera urundi cyangwa se bakarwana bikarangira nyine bagatanga umutekano muri bino bice bya Kanyabayonga. Reka rero n'ubundi gushimire twe tugomeje kubana muri ano makuru yacu yagezweho, n'ubundi gusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro mugari.